Ikintu cya gatanu umuntu wavukiye mu muryango ukennye akora kikamugira umukire ni ugutekereza gahunda z'igihe kirekire. Kimwe mu bintu byangiza abantu benshi ni ugushaka ibisubizo byihuse. Abantu benshi bashaka gukira mu kwezi kumwe kandi ibi ntibishoboka. Bashaka business ibaha amafaranga ako kanya. Bashaka guhindura ubuzima bwabo mu minsi mike ishoboka. Ariko abantu benshi bakize baturutse mu bukene batekerezaga imyaka aho gutekereza iminsi cyangwa amezi. Bari bazi ko imbuto itewe uyu munsi igenda yera buhoro buhoro idahita yera ejo. Bari bazi ko ubukire nyabwo bwubakwa gahoro gahoro. Bari bazi ko ubukire atari tombora. Bari bazi ko ubukire butaboneka mu buryo bw'amayobera. Iyo abantu batekereza batyo bubakwa n'ibyemezo bito bifatwa buri munsi. Umunsi umwe usoma igitabo, undi munsi ukiga ubumenyi bushya, undi munsi ugatangira kuzigama amafaranga, undi munsi ugahura n'umuntu mushya uzakugirira akamaro. Ibyo byose biba bisa nk'ibintu bito, ariko imyaka igashira ugasanga byahinduye ubuzima bwawe. Abantu benshi bananirwa kubera ko badashobora gutekereza ibintu by'igihe kirekire. Abenshi batsinda kubera ko bazi imbaraga z'igihe kirekire.